Amahoro amahoro ubwoko bw'Imana ndogenda basuhuje yego ntabwo twari duherukanye amahoro y'Imana nagumye agwire muri mwebwe n'ubundi muri kumwe na Sibomana Anastase ndabasuhuje kandi ndabanezerewe cyane yuko mukunda ijambo ry'Imana mukunda ukuri kw'ijambo ry'Imana Imana ihabwa icyubahiro n'ubundi turi ubwoko bw'Imana buterwa ishyaka no kwiga ijambo ry'Imana ndetse no gusobanukirwa icyo Imana Data wa twese dushakaho kugira ngo dukore igikwiriye nk'abazagororerwa ingororano mu bwami bwa Data mu gihugu cyo mu ijuru nk'abana b'Imana. Yego n'ubundi ubwoko bw'Imana tuboneka hirya no hino ku isi nta mupaka tubiheshejwe n'ubuntu bw'Imana muri Kristo Yesu, kuko mbere ubwoko bw'Imana cyangwa bagenzi bacu cyangwa abacu babonekaga mu gihugu cya Isiraheli gusa. Yego rero Imana ishimwe cyane, intego yacu ni ukumenyekanisha ukuri kw'ijambo ry'Imana ndetse by'umwihariko inzira y'ukuri ijya mu bwami bw'Imana. Yego turagarutse kugira ngo tuganire, mbese tugiye kureba kuri kino kiganiro dufatikanirize hamwe byimbitse, ugumane natwe. Tugiye kureba mbese ubwoko bw'Imana ni bantu ki, ubwoko bw'Imana ni bande, ese ko rigaruka inshuro nyinshi ni ukubera iki? Tugiye kubirebera hamwe dufatikanirize hamwe. We dutangiranye kino kiganiro dukomezanye kugira ngo wumve byimbitse ubundi bishatse kuvuga iki. Iki ni igihe cyo kugira ngo dusobanukirwe tumenye n'igikwiriye, twe kugendera mu kigare, twe kugendera mu gihiriri, ahubwo dusobanukirwe igikwiriye. Nagira ngo nkubwire ngo bene data, ubwoko bw'Imana, bagenzi banjye, bakuru banjye, bashiki banjye, papa mama, aho muherereye hirya no hino ku isi hose, nk'uko ubwoko bw'Imana tutaboneka ahantu hamwe gusa, ntabwo ubwoko bw'Imana turimo kuboneka mu gihugu cy'u Rwanda gusa ubu ngubu, ahubwo nta nubwo barimo kuboneka muri Isiraheli gusa, ahubwo ubwoko bw'Imana burimo kuboneka hirya no hino ku isi. Muri Afurika ubwoko bw'Imana barahari, muri Amerika burahari, Aziya burahari, muri Europe, Australia, impande n'impande ubwoko bw'Imana turabonekayo. Ese ubwoko bw'Imana bukwiye gukora gute? Cyangwa nawe ukurikiye kino kiganiro utarasobanukirwa ubwoko bw'Imana aba ari bo, wowe ubifata gute cyangwa n'icyo ukwiriye gukora? Yego tugiye kureba muri kino kiganiro ubwoko bw'Imana ni bantu ki, ni bande. Yego tugiye kurebera hamwe ndetse tugiye kureba ubwoko bw'Imana nahe n'andi mazina bifitanye isano cyangwa bijya kuvuga kimwe cyangwa andi mazina yabo mu buryo twabavugaho. Irindi zina ryabo ni ushobora kuvuga yuko ubwoko bw'Imana cyangwa abana b'Imana cyangwa ab'Imana cyangwa bene Imana cyangwa abizera cyangwa abacunguwe cyangwa abaraganwa na Kristo cyangwa abagiriwe ubuntu cyangwa abera cyangwa abakiranutsi cyangwa abarokowe. Irindi zina ushobora kubita ni abakijijwe. Yego abo ngabo ni bande? Ese tugaruke gatoya tubanze turebe nyirizina ijambo ubwoko ryo ryaba rishatse kuvuga iki. Yego ubwoko byaba bishatse kuvuga iki? Tugenekereje ijambo ubwoko byonyine byaba bishatse kuvuga ni icyiciro cy'abantu cyangwa ibintu bifite imiterere imwe. Yego irindi gisobanuro ushobora kuvuga tugenekereje ni itsinda ry'ibinyabuzima bizima bigizwe n'abantu basa. Yego rero ubwoko bw'Imana noneho nyirizina mu ncamake twavuga yuko ari iki, mu kihe gisobanuro turimo turaza kureba no muri Bibiliya ijambo ry'Imana icyo ribivugaho. Ubwoko bw'Imana ubundi babonekayo. Ese ko tubona yuko umuntu ushobora kuvuga ikitaboneka muri Bibiliya ari umwigisha w'ibinyoma, mbese koko ijambo ubwoko bw'Imana cyangwa abo bantu ubwoko bw'Imana babonekayo? Turimo kureba igisobanuro cy'ubwoko bw'Imana. Ubwoko bw'Imana ni iki? Ubwoko bw'Imana ni itsinda cyangwa icyiciro cy'abantu bizeye Yesu Kristo nk'umucunguzi wabo, batoranijwe ku bw'ubuntu bw'Imana, baba umwe muri Kristo Yesu. Yego Bibiliya se noneho ibavugaho iki aba bantu bitwa ubwoko bw'Imana? Cyangwa Imana ituvugaho iki? Cyangwa ijambo ry'Imana rituvugaho iki twebwe ubwoko bw'Imana tuboneka hirya no hino ku isi? Yego ese koko tubishimangire gute iri jambo cyangwa iri zina ry'ubwoko bw'Imana? Bibiliya ibivugaho? Yego katurebe icyo Bibiliya ibivugaho. Tugiye mu Gutegeka kwa kabiri, kaduhere isano rya kera, Gutegeka kwa kabiri icyo Bibiliya ibivugaho
nk'uko ijambo rigaragaza mu rwandiko rwa kabiri rwa Pawulo yandikiye Timoteyo ibice 3:16 havuga ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe nande n'Imana. Yego, tugiye kureba muri ibi byanditswe turebe icyo bivuga ku bwoko bw'Imana, abari bo, ubutware bafite, ubushobozi bafite, icyiciro barimo, yego, itsinda barimo iryo ari ryo. Yego, reka turebere hamwe mu Gutegeka kwa kabiri ibice 7:6 kugeza ku wa 8, turebe icyo Bibiliya ivuga ku bwoko bw'Imana. Haranditswe ngo kuko uri ubwoko bwerejwe Uwiteka Imana yawe, kandi Uwiteka Imana yawe ikagutoraniriza mu mahanga yose yo mu isi kuba ubwoko yironyeye. Yego, aha honyine hamaze kubisobanura cyangwa kubivugaho yuko ngo kuko uri ubwoko bwerejwe Uwiteka Imana yawe. Yego, ubwoko bw'igande bw'Uwiteka. Yego, ngo kandi Uwiteka Imana yawe ikagutoraniriza mu mahanga yose yo mu isi kuba ubwoko yironyeye. Yego, ubwoko Imana yiboneye. Yego, Imana ishimwe cyane. Ubwoko bw'Imana ni abantu badasanzwe, ni abantu Bibiliya iragenda ibasobanuraho 7 ivuga ngo icyateye Uwiteka kubakunda akabatoranya. Ubwo bwoko bw'Imana nyine si uko mwarutaga ayandi mahanga yose ubwinshi, ndetse mwari bake hanyuma y'ayandi yose. Aba bantu cyangwa ubu bwoko bw'Imana kuba twaratoranijwe si uko twari benshi cyane, si uko twari turenze abandi ubwinshi. Ego, ngo icyateye Uwiteka Imana kudukunda cyangwa kubakunda akadutoranya si uko twarutaga ayandi mahanga ubwinshi. Yego, ijambo ry'Imana ririmo kubisobanura ku bwoko bw'Imana. Ntabwo yarebeye ku bifatika byo muri iyi si cyangwa imbaga nyamwinshi, ahubwo yego nuko yagize gute, yakunze ubwoko bwayo. Ku 8 havuga ngo ahubwo nuko Uwiteka abakunda. Ngiyo impamvu, ahubwo nuko Uwiteka abakunda agashaka gusohoza indahiro yarahiye ba sogokuruza banyu. Nicyo cyatumye Uwiteka abakuzayo amaboko menshi akabacungura mu nzu y'uburetwa mu butware bwa Farawo umwami wa Egiputa. Aho ngaho hatweretse ubwoko bw'Imana nyirizina, aho burimo gukomoka, aho burimo kuva, ahariho. Ariko hatweretse yuko ngo icyateye Uwiteka kubakunda akabatoranya si uko mwarutaga ayandi mahanga yose ubwinshi, ndetse mwari bake hanyuma y'ayandi, ahubwo ni uko Uwiteka abakunda. Imana ihabwa icyubahiro. Niyo n'ubundi twajya mu Gutegeka kwa kabiri ibice 26:16 katuri icyo havuga ku bwoko bw'Imana. Nimurambirwe, nimugire ubwoba, nimutinye. Icyo turebaho nyirizina ni icyo kureba icyo Bibiliya ivuga. Ese abatwigisha impande n'impande ko bifashisha igitabo cya Bibiliya, natwe nicyo turimo kwifashisha. Ubeshya hari igihe yifashisha Bibiliya, ariko turimo kureba ukuri kw'icyo Bibiliya irimo kuvuga nyirizina. Nimba ndimo gusoma hano, nawe usome kandi urebe ukuri uko kumeze. Yego, dufatikanirize hamwe. Gutegeka kwa kabiri ibice 26:16 kugera kwa 19 icyo havuga ku bwoko bw'Imana. Haravuga ngo uyu munsi Uwiteka Imana yawe igutegetse kumvira ayo mategeko n'ayo mateka, nuko ujye ushyira umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose kuyitondera no kuyumvira. Uyu munsi wasezeranishije Uwiteka kuba Imana yawe, kugira ngo uhore ugendera mu nzira ikuyoboye, witondera amategeko yayo n'ibyo yagutegetse n'amateka yayo, wumvire ibyo ikubwiye. Kandi n'Uwiteka uyu munsi yagusezeranishije kumubera ubwoko yironyeye nk'uko yakubwiye. Yego, ngo kandi yuko uzitondera amategeko ye yose kugira ngo agusumbishe ayandi mahanga yaremwe yose, uyarushe gushimwa no kogera no kubahwa,
ubere Uwiteka Imana yawe ubwoko bwera nk'uko yavuze. Ngaho turimo tugenda tugaruka kuri iri jambo ubwoko bw'Imana, urimo kugenda ubona aho byagiye bikomoka cyangwa icyo dushingiraho nyirizina nk'ubwoko bw'Imana. Aho uherereye hirya no hino mwene data, ubwoko bw'Imana, shikama kandi ukomere, kuko uri mu ruhande rwacu ni umunyembaraga kandi n'uri hejuru ya byose. Ikigaragara cyose n'ikibaho cyose kiri munsi y'ubushobozi bwe, agifiteho ububasha. Rero abo ngabo cyangwa twebwe ubwoko bw'Imana, iyo ngiyo uwo nguwo wacu niwe ubumbatiye abayo kandi afite ubushobozi no ku bindi byose. Ntugire ubwoba kandi ntutinye. Yego, ku 9:19 niho havuze ngo kugira ngo agusumbishe ayandi mahanga yaremwe yose, uyarushe gushimwa no kogera no kubahwa, ubere Uwiteka Imana yawe ubwoko bwera nk'uko yavuze. Mwibuke mu biganiro twagiye tubona igihesha abantu kuba abera imbere y'Imana. None hano herekanye byinshi cyane, ngo kuba wakubahwa cyangwa wakogera cyangwa washimwa. Ibi ngibi ntabwo biraza guturuka kuri uwo muntu nyirizina uri gushimwa cyangwa urimo kubahwa cyangwa urimo kogera, ahubwo biraza guturuka ku Mana ye nyirizina, kuko ari ubwoko bwayo. Kuko ari ubwoko bw'Imana, Imana yirihesha icyubahiro ku bayo. Yego, habeho kugira gute? Gushimwa no kogera no kubahwa, ndetse yego, kuko babereye Uwiteka ubwoko. Uku gushimwa no kukogera turimo kuvuga ntabwo ari ishimwe riraza kugaragara yuko ari ibishimwa n'imbaga nyamwinshi y'abantu, ahubwo imbere y'Imana. Nimba ari abantu nabo bafite uko bahashimye, iyo mishimire Imana irimo kuyishima. Ubwoko bw'Imana ntabwo burimo kugendera ku cy'amahame y'abantu bashyiraho, ahubwo ni ku by'amahame y'Uwiteka Imana Nyiringabo, Imana y'ubwo bwoko ishima cyangwa yashyizeho. Tugiye kureba irindi jambo ry'Imana rishimangira. Hari henshi cyane herekana ubwoko bw'Imana abo bari bo n'uburyo badasanzwe n'ubudahangarwa bafite, ariko reka turebemo hakeya ku bw'ibitekerezo n'inyunganizi n'ibyo mwabaza. Dushobora naho kuzahongeraho bitewe n'uburyo murimo kuhakenera cyangwa muhashaka. Niyo twajya mu Kuva ibice 6 umurongo wa 7 naho habivugaho hasobanura ubwoko bw'Imana. Yego, haravuga ngo Kuva ibice 6 umurongo wa 7 haravuga ngo kandi nzabazana mu bwoko bwanjye, nanjye mbabera Imana. Yego, ngo Imana izatuzana tuyibere iki? Ubwoko bwayo, nayo itubere Imana. Ubwoko bw'Imana bonyine, ubwoko bw'Imana bonyine nibo bafite Imana Data wa twese. Ijambo ry'Imana rirabivuga ngo kandi nzabazana mube ubwoko bwanjye, nanjye mbabere Imana. Yego, niho muzamenya ko ndi Uwiteka Imana yanyu. Ibatuye imitwaro abanyegiputa babakorera, ikabakura muri bo. Yego, Imana ishimwe cyane. Tubikomeze tureba ahabivugaho ku bwoko bw'Imana abo bari ubudahangarwa bafite, ndetse hanasobanura Imana y'uko Imana Data twese ariyo Mana y'ubwoko bw'Imana. Niyo mpamvu bene data, ngira ngo igihesha kuba ubwoko bw'Imana mwabisobanukiye mu biganiro byatambutse, aho dusanga ari ukuvuka ubwa kabiri. Kuvuka ubwa kabiri uheshwa n'iki? Reba mu biganiro by'ubushize twagiye tubiganiraho. Nagira ngo ubwire ngo iyi channel ya Irera TV1 ntabwo dushaka guca ku ruhande ukuri cyangwa icyo Imana ishaka, ahubwo tumenyekanishe ukuri kw'ijambo ry'Imana n'inzira y'ukuri ijya mu ijuru iyo ari yo. Yego, no mu biganiro bitambutse twagiye tubivugaho n'icyaguhesha kuba ubwoko bw'Imana. Dusome no muri Yoweri ibice 2 ku murongo wa 18 kugera ku 27. Turimo kurebera hamwe ubwoko bw'Imana ni bantu ki, mbese bameze gute, ubudahangarwa bafite, ibisobanuro cyabo ni abahe. Yego, nicyo turimo kurebaho muri Yoweri ibice 2 umurongo wa 18 kugera ku 27. Haravuga ngo
maze Uwiteka agirira igihugu cye ishyaka, ababarira ubwoko bwe. Nuko Uwiteka asubiza ubwoko bwe ati, ubwo bwoko bw'Imana nyine arabusubiza, nibwo bugiye kubwirwa. Ibyo ugiye kumva ni ibyabwirwaga ubwoko bw'Imana cyangwa ab'Imana cyangwa bene Imana, yego, cyangwa bera cyangwa bejejwe cyangwa bavutse ubwa kabiri, abizera Yesu Kristo nk'umucunguzi wabo, abo nibo bagiye kubwirwa. Yego, haravuga ngo nuko Uwiteka asubiza ubwoko bwe ati, dore ngiye kuboherereza ingano na vino n'amavuta yerayo bizabahaze, kandi sinzongera kubakoza isoni muri abo banyamahanga. Yego, ahubwo ingabo z'ikasikazi nzazishyira kure yanyu. Aha ngaho hise ubyumva, nzirukane nzigeze mu gihugu kitera kandi kirimo ubusa. Iz'imbere zigwe mu nyanja y'iburasirazuba, n'iz'inyuma zigwe mu nyanja y'iburengerazuba, kandi kunuka kwazo kuzazamuka, kandi umunuko wo kubora kwazo uzazamuka, kuko zakabije gukora ibikomeye. Ntutinye wasiwe. Ubu ni ubwoko bw'Imana burimo kubwirwa. Ntutinye wasiwe, nezerwa kandi wishime, kuko Uwiteka akoze ibikomeye. Nimutinye mwa nyamaswa zo mu ishyamba mwe, kuko ubwatsi bwo mu butayu bumeze. Ubwo ni ubwoko bw'Imana bubwirwa. N'ibiti byeze imbuto zabyo, umutini n'umuzabibu byeze cyane. Noneho munezerwe bantu b'i Siyoni mwe, mwishimire Uwiteka Imana yanyu, kuko ibahaye imvura y'umuhindo ku rugero rukwiriye, kandi ibavubiye imvura y'umuhindo n'iy'itumba nk'ubwa mbere. Ubwo ni ubwoko bw'Imana bubwirwa. Yego, imbuga zizadendezwaho ingano, kandi imivure izuzura vino n'amavuta ya elayo isesekare. Nzabashumbusha imyaka inzige zariye, n'iyariwe n'uburima n'ubuzikira na kagungu, za ngabo zanjye zikomeye nabateje. Kandi muzarya muhage. Ubu ni ubwoko bw'Imana bukomeza kubwirwa. Muhimbaze izina ry'Uwiteka Imana yanyu, kuko yabakoreye ibitangaza, kandi ubwoko bwanjye, uko niko Imana iri kubivuga, kandi ubwoko bwanjye ntibuzongera gukorwa n'isoni ukundi. Ndagira ngo ubwire ngo uku nguku barimo kuvuga ngo ubwoko bwanjye ntibuzongera gukozwa isoni ukundi, aha ngaha haraza kuzamo ibigendanye n'iby'ingororano z'abana b'Imana, kuko uko tugenda twiga ijambo ry'Imana no mu byatambutse n'ibyo tuzagenda tuganiraho, usanga ubwoko bw'Imana gakondo yabo itaboneka muri iyi si nyirizina, muri iyi si turiho muri bino binyejana, muri iyi myaka, ahubwo ibihe bizaza cyangwa mu gihe cy'ingororano yo kugera iwabo kw'abana b'Imana cyangwa ku bwoko bw'Imana. Hakomeza bavuga ngo muzamenya yuko ndi mu Bisiraheli, kandi yuko ari njye Uwiteka Imana yanyu, nta yindi ibaho. Nta yindi Mana ibaho. Imana yacu ishimwe kandi ihabwa icyubahiro. Iyo ngiyo iriho rero imwe rukumbi. Abayo cyangwa ego ba nyirayo nyirizina, ba nyirayo n'ubwoko
bw'Imana, ni ubwoko bwayo. Yego, nibivuga ni nabo yandikiye imyitwarire cyangwa kondisiyo cyangwa imimerere bakwiriye kubaho mu isi, bayibona hehe? Mu byanditswe byera biri muri Bibiliya, kuko ariyo yabihumetse, nk'uko Pawulo yabyandikiye Timoteyo ibice 3 umurongo wa 16 mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yamwandikiye. Yego rero nguko niko akomeza avuga ngo muzamenya yuko ndi mu Bisiraheli, kandi yuko ari njye Uwiteka Imana yanyu, nta yindi ibaho. Ni ukuri ubwoko bwanjye ntibuzongera gukorwa n'isoni ukundi. Uko niko ubwoko bw'Imana burimo kugaragara, cyangwa ibisobanuro by'ubwoko bw'Imana. Dukomeze dufashanye bene data, nawe ufite ahandi, hari n'indi mirongo myinshi tutasomye, ariko nawe ufite ahandi wahadusangiza muri komenti. Yego, kubw'ibisobanuro by'ubwoko bw'Imana nyirizina. Niyo twakomeza tukareba mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abikorino ibice 6 umurongo wa 16, harakomeza hatubwira iki? Haratubwira ngo mbese urusengero rw'Imana rwahuza rute n'ibishushanyo bisengwa? Ko turi urusengero rw'Imana ihoraho. Nk'uko Imana yabivuze iti, nzatura muri bo ngendere muri bo, nzaba Imana yabo, nabo bazaba ubwoko bwanjye. Ijambo ry'Imana ryerekana yuko nabo bazaba ubwoko bw'Imana nyirizina. Yego, iyo Mana imwe rukumbi iriho, Imana Data wa twese uri mu ijuru. Yego, ishobora byose, ituma byose biba. Iyo ngiyo ni imwe rukumbi, kandi abayo nk'ubwoko bw'Imana ihita iberekana nyirizina, nk'uko hano mu rwa kabiri Pawulo yandikiye Abikorino ibice 6:16 havuga ngo mbese urusengero rw'Imana rwahuza rute n'ibishushanyo bisengwa? Ko turi urusengero rw'Imana ihoraho. Nk'uko Imana yabivuze iti, nzatura muri bo ngendere muri bo, nzaba Imana yabo, nabo bazaba ubwoko bwanjye. Yego, tunarebye muri Luka ibice 7 umurongo wa 16 harabivuga ngo bose baterwa n'ubwoba bahimbaza Imana bati, umuhanuzi ukomeye abonetse muri twe, kandi bati, Imana igendereye ubwoko bwayo. Yego, no mu Baroma harabivuga, hari henshi cyane habisobanura, ari turimo kugenda tureba hamwe muri ho kugira ngo dufashanye. Nawe aho ufite wahadusangiza kugira ngo dugumye dusobanukirwe, tumenye ubwoko bw'Imana bari bo nyirizina. Mu Baroma ibice 9 umurongo wa 25 haravuga ngo nk'uko yavugiye no mu kanwa ka Hoseya iti, abatari ubwoko bwanjye nzabita ubwoko bwanjye, kandi uwari inyungwakazi nzamwita inkundwakazi. Ahangaha igisobanuro kirimo kuboneka cy'ubwoko bw'Imana kirimo kureba nyirizina, gishimangira twebwe hanyuma y'uko Yesu Kristo aboneka. Kubera ko turaza turebe nk'uko Hoseya yabivuze, abatari ubwoko ngo nzabita kuba ubwoko bwanjye. Abatari ubwoko ni cya gihe ubwoko bw'Imana bwabonekaga muri Isiraheli gusa, cyangwa bacaho babonekaga muri Isiraheli gusa. Noneho hanyuma abataritwaga ubwoko bw'Imana, cyangwa hatari hemerewe kuboneka ubwoko bw'Imana, ariho mu yandi mahanga yose asigaye, usibye muri Isiraheli honyine niho hari ubwoko bw'Imana. Noneho hanyuma yo kuza Yesu Kristo akaza gucungura abari mu isi bose, niko noneho abari inyungwakazi babaye inkundwakazi. Ni ukuvuga ngo uwari inyunge, yego, uwari inyunge mbere mu gihe Yesu Kristo yari ataraza, yabaye nawe inkundwakaza mu gihe Yesu Kristo acunguye abantu. Mbese icyo Abisiraheli bari cyo, abanyamahanga nabo bemererwa kuba icyo Abisiraheli bari bo. Yego, ku bwa Yesu Kristo niho hano rero haza habisobanura ngo kandi uwari inyungwakazi nzamwita inkundwakazi. Uwari uwo bishatse kuvuga ngo wenda wari nimero ya kabiri, cyangwa utari inkundwakazi ahinduke uwakunzwe nawe nyirizina, nk'uko n'ubundi abambere bari bakunzwe. Imana ihabwa icyubahiro kandi ishimwe.
ishyirwe hejuru. Dukomeje tureba n'ubundi ubwoko bw'Imana n'igisobanuro cy'ubwoko bw'Imana, ariko twebwe mu gihe cyacu cya nyuma yo kuvuka kwa Yesu Kristo, murimo kumva yuko mbere twari inyundwa kazi, ariko ubu ngubu turi inkundwa kazi. Yego, mbere yari ukungwa, ariko ubu ngubu turi inkundwa kazi. Yego, turebye no muri Tito, hari abisobanura Tito ibice 2 umurongo wa 11 kujya ku wa 15, haraza gusobanura ubwoko bw'Imana nyirizina, abari bo, imiterere yabo uko bameze. Yego, haravuga ngo muri Tito ibice 2 umurongo wa 11 kujya ku wa 15, haravuga ngo kuko ubuntu bw'Imana buzanira abantu bose agakiza bwabonetse, butwigisha kureka kutubaha Imana n'irari ry'iby'isi, bukatwigisha kujya twirinda dukiranuka twubaha Imana mu gihe cya none, dutegereje ibyiringiro by'umugisha ari byo kuzaboneka k'ubwiza bwa Yesu Kristo, ari we Mana yacu ikomeye n'umukiza, watwitangiriye kugira ngo aducungure mu bugome bwose, kandi yuhagirire abantu kugira ngo babe ubwoko bwe bwite. Yego, kugira ngo ishyaka ry'imirimo myiza, yego, bugire ishyaka ry'imirimo myiza. Ujye uvuga ibyo kandi ubibahugure, ubahana nk'ufite ubutware rwose, ntihakagire ugusuzugura. Yego, aho harimo gusobanura ku bwoko bw'Imana. Nitugaruka no mu Baheburayo ibice 8 umurongo wa 10, haravuga ubwoko bw'Imana abo bari bo. Baheburayo ibice 8 umurongo wa 10, haravuga ngo kuko iri sezerano ari ryo nzasezerana n'inzu ya Isiraheli hanyuma y'iyo minsi, niko Uwiteka avuga, nzashyira amategeko yanjye mu bwenge bwabo, nyandike mu mitima yabo, kandi nzaba Imana yabo, nabo bazaba ubwoko bwanjye. Yego, gukomeza nkumva abazaba ubwoko bw'Imana cyangwa abari ubwoko bw'Imana abari bo. Niho dusanze n'ubundi amategeko y'Imana aboneka mu mitima yabo, cyangwa ikaba yaranditswe mu mitima yabo no mu bwenge bwabo. Kubera iki? Icyo ari buze gukora si uko arabanza kujya gusoma ngo iri tegeko riraza kumana cyangwa iri tegeko riraza kundengera, oya, ahubwo biri mu mitima yabo. Kuki ibi bibonetse mu mitima yabo? Ni uko cya gihe bakimara kuvuka ubwa kabiri, bahise baba abana b'Imana, batangira kuyoborwa n'umwuka w'Imana muri bo. Yego, turebe no mu Baheburayo ibice 11 ku murongo wa 24 kujya ku 25, tugiye kumva icyo havuga ngo kwizera niko kwatumye Mose ubwo yari amaze gukura yanga kwitwa umuhungu w'umukobwa wa Farawo, ahubwo agahitamo kurengananwa n'ubwoko bw'Imana, abirutisha kumara umwanya yishimira ibinezeza by'ibyaha. Ngubu ubwoko bw'Imana, ubwoko bw'Imana uko byaba biri kose, niyo yaba ari aho bita ko bamwitaho kuri buri kimwe cyose, ariko ari mu binezeza by'ibyaha, ntabwo anyurwa n'aho ngaho cyangwa n'ibyo ngibyo ngo anyurwe nabyo. Oya, ntibyakunda, nta nubwo byamushobokera, kuko umwuka w'Imana uri muri we ntiwamwemerera kugendera muri ibyo ngibyo cyangwa gukora ibyo ngibyo biri mu binezeza by'ibyaha, ahubwo yakwemera kurengananwa n'ubwoko bw'Imana, kurengananwa na bagenzi be, kugira ngo adatukisha Imana Data wa twese. Yego, akirengagiza ibyo bibanezeza by'abantu, ahubwo akishimira yuko Imana inezererwa kubwe. Imana yacu ishimwe cyane, kuko umwuka w'Imana uri muri we niwo umuyobora gukora ibidasanzwe, gukora ibyo abantu babona bitagakwiriye gukorwa. Yego, niho n'ubundi yabivuze ngo kwizera niko kwatumye Mose ubwo yari amaze gukura yanga kwitwa umuhungu w'umukobwa wa Farawo. Kwa Farawo yari ibwami, ni ahantu byumvikana, yemerewe kujya kubana n'abari bari mu butayu, baza kurenganwa, baba mu buzima bugoye, batagira aho kuba, baba mu mbeho, iki asize ibwami ibinezeza byinshi cyane,
kubera iki? Ni umwuka w'Imana wari uri muri we, ni uko yari amenye kandi yibukijwe ndetse n'umwuka w'Imana yuko ari ubwoko bw'Imana. Yabisobanukiwe ryari? Amaze gukura, amaze ku kigero cyo gusobanukirwa uwo ari we. N'ubundi umaze kwisobanukirwa wamenya uwo ari we, ntabwo ugendera ku by'undi muntu runaka, ahubwo wowe ugendera ku by'uwo uri we nyirizina. Nimba uri ubwoko bw'Imana, uragendera ku by'ubwoko bw'Imana nyirizina, ubu bwoko bw'Imana tugenderaho. Yego, rero akomeza avuga ngo ahubwo ahitamo kurengananwa n'ubwoko bw'Imana kuko nawe yari umwe muri bo, ngo abirutisha kumara umwanya yishimira ibinezeza by'ibyaha. Ngira ngo aho ngaho dukomeje dusobanukirwa ubwoko bw'Imana abo buri bo nyirizina. Wumvishe ko n'ubundi na cya gisobanuro twavuze hejuru tuvuga ngo ubwoko bw'Imana ni itsinda cyangwa icyiciro cy'abantu bizeye Yesu Kristo nk'umucunguzi wabo, batoranijwe kubw'ubuntu bw'Imana, baba umwe muri Kristo Yesu. Yego, rero bene data, bwoko bw'Imana muherereye hirya no hino, uba uwo uri we nyirizina. Icyo ukora, icyo uvuga, ibyo ugenderamo byose, ba uwo uri we. Ni nk'uko n'ubundi nk'ubwoko bw'Imana, aho duherereye hose, icyo twaba dukora cyose, duharanira kumenyekanisha ukuri kw'ijambo ry'Imana, tukamenyekanisha icyo Imana Data wa twese ishaka ko tumenyekanisha. Kubera iki? Umwuka w'Imana uri muri twebwe niwe utuyobora, niwe utugenga, udukoresha igikwiriye cy'ingenzi kandi Imana ishaka. Imana ishimwe cyane. Ntabwo tureba ku cyo abantu bashaka cyangwa bakunda, ahubwo tureba icyo Imana ishaka kuri twe. Niyo mpamvu nk'uko dukunda gusoma, ugiye kumva ijambo ry'Imana rishimangira icyo ngicyo nari mvuze, yuko tutaba dushaka ishimwe ry'abantu, ahubwo dureba icyo Imana ishaka. Iyo ugiye mu Baroma ibice bibiri, tujye dukunda gusoma Bibiliya, aba ariyo dukurikiza, kuko niho turasanga iby'Imana yacu yonyine iriho rukumbi, yonyine iriho, ariyo yanditse, yamenyekanishije ibyayo muri Bibiliya. Dusome n'ubundi mu bice bibiri mu Abaroma ibice bibiri, umurongo wa 29. Tugiye kureba ubwoko bw'Imana ubundi bugendera ku ki, bushingira ku ki. Yego, haravuga ngo ahubwo umuyuda wo mu mutima niwe muyuda, kandi gukebwa ko mu mutima n'umwuka kutari uk'umubiri niko gukebwa nyakuri. Umeze atyo ntashimwa n'abantu, ahubwo ashimwa n'Imana. Niyo mpamvu ubwoko bw'Imana ntabwo duharanira gushimwa n'abantu, ahubwo duharanira gushimwa n'Imana, kandi tubishobozwa nayo. Imana ishimwe cyane kubw'umwuka w'Imana wayo uba muri twebwe. Imana ihabwe icyubahiro. Ndabashimiye cyane yuko mwabanye nanjye cyangwa mwabanye natwe ubwoko bw'Imana muri kino kiganiro twatangiranye, turangiye tugisozanya n'ubundi. Imana ibaha umugisha mwinshi cyane, musaba kugira ngo mu gihe nimba utarakanda ku ijambo subscribe, mu buryo bwo gufashanya kugira ngo ivugabutumwa rigire imbaraga kandi rizamuke mu buryo bwihuse, n'izi mbuga nkoranyambaga zidufashe gukwirakwiza ubutumwa bwiza, wakanda kuri iryo jambo subscribe, ugakanda no kuri like na comment kugira ngo udusangize igitekerezo cyawe, gusangiza n'abandi. Niyo mpamvu njya nkunda kubivuga, kubw'umwuka w'Imana uri muri wowe, kubw'uri wowe wamaze kwisobanukirwa n'ikiganiro. Iyi link ushobora no kuyishyira kuri stati, kubwo kugira ngo ureba stati yawe wese abe yabasha kwinjira mu kiganiro mu gihe mutabashije guhura ngo umuganirize ibyo wumvishe muri kino kiganiro. Ndetse nabo muhurira mu magurupe agiye atandukanye, ukaba washaringa. Yego, ukanza kuri share, iyo link ukayiboherereza ku mbuga nkoranyambaga ukoresha, kugira ngo ubashe kugira gute gusangiza n'abandi ivugabutumwa rikwire impande n'impande. Rero abo twavugaga ngabo mu bwoko bw'Imana, abari bo n'icyo bari cyo, ndetse n'abo bari bo n'ubutware bafite muri bo, nubwo tuba tumeze nk'ababivuze mu ncamake, kubw'ibitekerezo mushobora kuduha, dushobora no kubyagura mu gihe runaka tukabirambura cyane. Murakoze n'ubundi mwari muri kumwe n'ubwoko bw'Imana, buterwa ishyaka no kwiga ijambo ry'Imana no gusobanukirwa icyo Imana Data twese dushakaho, kugira ngo dukore igikwiriye nk'abazagororerwa ingororano mu bwami bwa Data nk'abana b'Imana. Yego, amahoro y'Imana n'ubuntu bw'Imana bigumye bigwire muri mwe, mubiheshejwe no kumenya Imana na Yesu Kristo umucunguzi wacu. Amen. Murakoze cyane.